bakundwa muri Kristo Yesu duhuriye ku rubuga Umunezerowagakiza nongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana ni mwene so NZEYIMANA Bahati Shaban basuhuza. Dushimiye Imana ko iduhaye umugisha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ndetse muri mwanya w'amateraniro. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana niturangiza tukomeze turiganireho. Reka dusome ijambo ryanditse mu rwandiko Pawulo itorero ry'Abagalatiya ibice 6 umurongo waho wa 9. Haranditswe ngo twe gucogora gukora neza kuko igihe n'igisohora tuzasarura nitutagwa isari. Twe gucogora gukora neza kuko igihe n'igisohora tuzasarura nitutagwa isari. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko Pawulo itorero ry'Abikorinto igice cyaho ni cya 15 umurongo wa 58. Haranditswe ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atar'ubusa ku mwami. Nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atar'ubusa ku mwami. Amen. Nshuti z'umusaraba, aya magambo niyo numvise Uwiteka yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuganire kuri uyu mugoroba, tuganire muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Akenshi hari ubwo abantu bakunda gukorera ku mugaragaro, bagakorera ku mugaragaro aho bakora imirimo yo ku karubanda. Hari naho usanga bayikora badafite intego y'uko bari gukorera Imana, ahubwo kugira ngo bagaragare mu bantu babone ko bakoze neza. Akenshi hari naho Satani akoresha abantu imirimo yo ku karubanda nyine, ugasanga umwete ubaye mwinshi, abantu bakoze neza ngo bashimwe, bigaragare ko bavuze, bigaragare ko babitanze, bigaragare ko ari abantu bagira neza, bigaragare ko mbega iyo mirimo yo ku karubanda bakikoresha umwete cyane, bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo bigaragare ko bakoze. Ariko byagira aho umuntu akorera mu ibanga, aho batamureba, hahandi wenyine utashye utari mu itorero, ku rusengero, utari ku karubanda, muri sosiyete, ugasanga abantu ntibashyizeho umwete. Akenshi ubwo n'ubwiganya bw'umwanzi, kuko ijambo ry'Imana tugirwa inama yo gukora mu ibanga. Kandi imirimo itandukanya, imirimo Imana yaduhaye mbere na mbere, bimwe mu bintu Imana yaduhaye gukora ni gukunda Imana no gukunda abandi, umurimo ukomeye. Mbere namwe mukundisha Uwiteka umutima wanjye wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imirimo ikomeye Imana yasigiye itorero, imirimo ikomeye Imana idusaba gukora, umurimo wa mbere no gukunda Imana, umurimo wa kabiri no gukunda bagenzi bacu. Ariko akenshi imirimo isaba ko tujya ku karubanda tukabitangaza tukamenyekana, iyo tuyikorana umwete, ariko twagira hahandi ku mugoroba, hahandi mwijima, hahandi batari abandi, ugasanga ya mirimo yacu itaye agaciro. Ariko hari ikwiye kumenya, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo bakundwa, ngo twe gucogorera gukora neza kuko igihe n'igisohora tuzasarura nitutagusa. Ntabwo ukwiye gucogora, ntabwo ukwiye gukora imbere y'abantu bakubona ngo wagira aho batakubona ngo bigende ukundi urekera aho ngaho. Rero niyo mpamvu udakwiye kureka gucogora, ntabwo ukwiye gucogora gukora neza, kuko nk'uko Pawulo yabwiye Abikorino, yarababwiye ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Imubwire ko udakwiriye gucogora gukora neza kuko umuhati wawe si ubusa ku mwami. Imirimo ukorana urukundo, imirimo ukorana ubwitange, imirimo igusaba gukora nta no gushimwa, nta kubwira ngo wakoze, nta kubwira ngo ukwiye igihembo, kuko akenshi abantu ducibwa intege nuko tubona ko ibyo abo turi gukorera batadushima cyangwa tutari kubona ingororano, bigatuma ducika intege tugasubira inyuma. Ariko ngira ngo nkubaze, buriya Kristo iyo aza gucibwa intege nuko abo aje gucungura aribo baje kumubamba, aribo bari kumutuka, aribo bari kumucira amacandwe, aribo bari kuvuga kuriya, mbese byari kugenda gute? Umurimo wo kuducungura aba yarawukoze. Nagira ngo ubwire isomo rikomeye mwene data, haranira gukora mu ibanga,
haranira kudacibwa intege n'abantu baguca intege. Abantu benshi bacibwa intege nuko batabonye babashima ngo bababwire ko bakoze neza babaha igihembo. Ariko ukwiye kumenya iki kintu, haleluya, nuko kuko Yesu yigeze avuga ngo nukoresha ukuboko kwawe kumwe ukuri ntukakumenye, ukuri ikindi kiganza ntikikamenya icyo batanze. Abantu benshi bakora bagamije bakabivuga ku karubanda no kugira ute, akenshi ingororano yabo baba bamaze kwibona. Atari uko abantu babikoze wenda bose bakoze neza bikamenyekana batazahabwa ingororano, ariko ababikora bagamije kugira ngo bimenyekanishe mu bundi buryo ingororano yabo baba bamaze kwibona tayari. Ariko nkubwire ngo muri akanya we gucogora gukora neza, we ucogora gukora neza. Umurimo wa mbere ni ugukunda Imana, kandi iyo ukunda Imana ugenda nkayo. Iyo ukunda Imana uharanira gukora ibiyubahisha, uharanira kugendana, ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge, imbaraga, ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo niyo mirimo ya mbere Imana yaduhaye. Kimwe mu bintu Imana ibwira itorero cyangwa ntabwo kigora abantu gukorera Imana mu ibanga, ubundi ni uko kuva kera gukorera Imana biravuna. Kabone naho haba hari ibintu by'ingenzi ibikenewe n'ibisabwa gukorera Imana biravuna, kuko Satani arwanya umurimo haba mu gihe cyiza no mu gihe kibi, haba ukunzwe cyangwa wangwa. Ariko gukorera Imana biravuna. Satani arwanya umurimo, kuko ikintu cya mbere gituma arwanya umurimo nuko intego abazi intego Imana Kristo yasigiye itorero. Intego ya mbere Kristo yasigiye itorero ni uguhindura isi, ni ukuzana abantu kuri Kristo, ni ukubakura mu mwijima bakagendera mu mucyo, abantu bakava mu bizangwa n'amaso y'Imana, ahubwo bagaharanira kugendera mu mucyo w'Imana. Rero impamvu ituma Satani awurwanya ni uko abazi yuko ikintu gikomeye gihari ari uko iyo itorero rifatanyije rihuje. Iyo abantu badakora, iyo abantu bakorana bakorana umwete, batita ku bizisi, batita ku cyubahiro, baba bari gushobora intego Kristo yabahaye. Rero ukwiye kumenya ngo muri aka kanya ntabwo ukwiye gucogora, ntabwo ukwiye gucika intege. Bakundwa, mukomere, mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwanya, murushaho gukunda bene data, murushaho kugenda uko Imana ishaka, kuko muzi yuko umuhati wanyu atar'ubusa ku mwana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo kuko hari igivuga ngo hari n'abandi baterwa ubwoba nuko ibibazo bizabaye byinshi, intambara zabaye nyinshi, intambara zabaye ibibazo bitandukanye, ngo nzakora ari uko byagenze gutya, ari uko byakemutse. Ariko muri ijambo ry'Imana tugira ngo unkwiriye gukora umurimo w'abantu nyakikumanga, ngo dore ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Yesu yaravuze ngo ngiye mwisinde umucyo w'isi. Ngaye mubwire ngo Imana yatugize umucyo, Imana yatugize kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza, ariko ntabwo dukwiye gutuma umucyo wacu uhinduka umwijima, ahubwo dukwiye kumenya icyo Imana ivugana natwe. Imana ishimwe cyane. Ikintu ukwiye kumenya ni uko nta gihe na kimwe igihe uzabona uhora utegereje ko uzakora ari uko ibintu byagenze neza, nta byagiye ku murongo, nta kintu na kimwe uzigera ukora, kuko Imana idusaba gukora mu kwizera, kugendera mu kwizera. Idusaba ko tudacogora, idusaba ko tudacibwa intege n'ibyo tubona mu bundi buryo butandukanye. Rero menya icyo Imana igusaba, ntucibwe intege n'abantu. Abantu benshi batangira neza inzira nziza y'agakiza, batangira neza bashaka kugendana n'Imana, batangira neza bashaka kugendera mu nzira ikwiye, ariko bagera mu nzira bagacibwa intege n'amagambo, kubona ko batabashima, kubona ko ibyo bari gukora nta muntu bireba. Ariko ukwiye kumenya ngo hari inama ukwiye kumenya, nuko Imana yo ibizitegereza, nuko Imana yo ibireba, nuko Imana yo ibyitaho. Aka kanya rero uyu munsi ukwiye kumenya ngo umuhati wawe si ubusa ku mwanya. Hari ikindi kintu ukwiye kwitaho mwene data. Naho umuntu atakwibuka ineza wamugiriye, naho umuntu atakwibuka ko wakoze neza, n'abantu bataguhembera ibyo wakoreye, ariko Imana ireba imbuto wabikoranye. Kandi ngufite inkuru nziza kuzasarura mu gihe gikwiriye, uzasarura mu gihe gikwiriye. Rero aka kanya menya icyo Imana ivugana nawe, menya icyo Imana ivugana nawe. We gucogora gukora neza, we gucogora gukora neza, sibyo? Nicyo kintu ukuriye kumenya, kuko mu bintu bitandukanye byagiye biranga Pawulo mu buryo butandukanye. Yari umuntu wabashije gukorana umwete. Pawulo yari yayishuriye ibanga rikomeye rituma yahoraga yemera akaga kose ko mu murimo w'umwami.
yari yarasobanukiye imirimo dukora ko yose Imana izirikana, kandi hari ingororano kubakoze neza, bigatuma akorana umwete kandi atinubira amakuba ahuriramo nayo, kuko kuva kera gukora umurimo w'Imana bivuna kandi bitera akaga. Akenshi bavuga ngo uyu umuntu ageze mu gihe cyo gukiranuka kumushyira mu kaga, gukora Imana biri kumushyira mu kaga yagakwiye kubireka. Ariko si uko, hoya, ntabwo ari ucyo, ahubwo ukwiye gukorana umwete, kuko hari ingororano nyuma zizatangwa kandi zizahabwa umuntu wakoze neza. Kandi buka iki kintu mwene data, imirimo ya nyuma nizahisha ya mbere agaciro. Rero niyo mpamvu dukwiriye kuzirikana ko imirimo dukorana yose dukwiye kuyikora kandi Imana yandika, tuzayihemberwa, bityo birushaho gutuma dukorana umwete. Amen. Ibuka rero ko ishyaka watangiranye udakwiye gucibwa intege n'ibi bihe turimo, ibihe bya coronavirus, amateka, ibintu byahindutse, ubukungu bwasubiye hasi, ibintu byose bigenda bizamba, ikiguzi cy'ubuzima kigoye, abantu basigaye batekinika kugira ngo babaho, ndetse naho usanga n'abakozi b'Imana mu buryo butandukanye basigaye bamwe bagenda bahinduka abesikoro, mu bundi abantu bamwe bahinduka abesikoro. Ariko ukwiye gukorana umurava mu byo ukora, ukwiye kumenya uko ukwiye kwitwara, kuko igihe n'igisoro uzabona ingororano z'ibyo wakoze. Ufite inkuru nziza ko Uwiteka kwitayeho, ufite inkuru nziza ko hari umugisha Imana iguha mu gihe wemeye gukorana umwete. Nuko ijambo ry'Imana ryatubwiye twe gucogora rero gukora neza, igihe nisohora tuzasarura tutagusara, nitutagusara isari. Igihe ucitse intege ibihembo byari bibonetse, ni igihe ucika intege kandi ibyo kurya byari bigeze ku masahani. Rero we gucogora gukora neza no kumenya icyo Imana ivugana nawe. Amen. Twe guharanira gukora imirimo yo gushinga n'abantu, ahubwo duharanire gushinga n'Imana. Duharanire gushinga n'Imana, duharanire kugenda uko Imana ishaka. Bavandimwe, ukwiriye kumenya icyo Imana iguhamagarira gukora. Umurimo wa mbere Imana iguhamagarira ni ukugira ngo ubwirize ubutumwa bwiza, nuko abantu bakizwa bakava mu byaha. Umurimo Imana iguhamagarira gukora nuko ukwiye gutekereza neza, ukava mu bidatungana, bizatuma umenya uko ukwiriye gukora. Rero kandi nta kindi nuko tubashishwa n'Imana. Paulo yaravuze ngo suko twihagije ubwacu ngo dutekereze ko ikintu cyose nkuko aho aricyo cyaturutseho, ngo ahubwo tubashishwa n'Imana. Paulo rero yari umuntu yaranzwe gukorana umwete w'ivugabutumwa mu murimo w'ivugabutumwa. Yatangije amatorero ahantu henshi muri Aziya, ariko ntabwo yari umuntu warangagwa no gukorana ubwenge ndetse no kwicisha bugufi. Rero imbaraga z'Imana ziboneka kuri wowe, kandi uharanire ko ibyo ukora byose Imana ihabwa icyubahiro. Korana umwete. Paulo avuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko imisa ni mibi. Hari ubutunzi tubonera muri Kristo, ntabwo bukwiye gutuma ducika intege, ahubwo dukwiye kumenya ko ibyo dukora byose dukwiye gusohoza umugambi w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Rero Imana ibaho umugisha, utegereze ku murimo w'Imana, gukunda Imana, gukunda bene data. Umuntu ntabwo yakunda Imana adafata igihe cyo kugira ngo aganire nayo, asome ijambo ry'Imana, asenge. Ntabwo wakunda Imana udafata igihe cyo kugira ngo wirize ubusa, wegere Imana, uganire nayo. Kandi uzarebe umwanya abantu bakundana iyo baganira amagambo adashira, kuko babazi agaciro birimo. Rero we gucogora gukora neza, nubwo inyigisho zibaye nyinshi zikangurira abantu kuva ku Mana, zibayobya mu bundi buryo, ariko ubugingo burahenda nshuti mwene data. Ubugingo ni ikinege, kandi abantu benshi bagikurura ubugingo mu madini bitewe n'inyigisho zitandukanye. Ariko kumenya icyo Imana ivugana nawe, Imana iguha umugisha wowe wari twari turi kumwe muri aka kanya, kandi ijambo ry'Imana rikubera umuyoboro mukomeye. We gucogora gukora neza, umuhati wawe si ubusa ku Mwami. Komera utanyeganyega, urushaho iteka gukora imirimo y'Umwami. Haleluya. Imana ishimwe. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ubuntu bwawe n'umugisha utanga tubonera mu ijambo ryawe. Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Aravuga ngo ijambo ryawe nitabaza rimuri kibirenge bezanye. Mwami, Imana ishimwe. Rero hejisha amaso yacu tubashe kumenya ibitangazo biri mu mategeko yawe y'ijambo ryawe. Udushoboze gukora neza no guharanira gukora no gushinga nawe. Twirinda gushimwa n'abantu cyane, ahubwo duharanira gushimwa nawe. Umugisha buri wese no kwikija ijambo ryawe, kandi umuha imbaraga zimushoboza gukora neza
zimurinda gucogora. Ni mu izina rya Yesu twize kubikora. Amen. Imana ibahumuje.